Ndagusuhuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'ijana na mirongo itatu na karindwi, urugwiro no gusabana n'abandi bya gikristo. Gusabana n'abandi n'urugwiro bya gikristo usanga nabyo ubwoko bw'Imana butabyubaka muri bwo. Uru ruhande rw'uburezi ntirukwiriye gusuzugurwa cyangwa ngo rwirengagizwe mu mashuri yacu. Abanyeshuri bakwiriye kwigishwa ko batari nk'ingirangingo nto zigenga kandi zidakenera gufatanya n'izindi, ahubwo bigishwa ko buri wese ari nk'akadodo gato kagomba gufatanywa n'izindi kugira ngo zikore umwenda. Nta handi hantu izi nyigisho zitangirwa mu buryo butanga umusaruro haruta mu mashuri yo mu rugo. Aha mu rugo niho buri wese kandi buri munyeshuri aba akikijwe n'amahirwe n'ibihe bizamufasha cyane gukuza inshingano zo mu mico ye zijyanye n'imibanire y'abantu n'abandi. Gukoresha neza igihe cyabo ni amahirwe bafite mu bushobozi bwabo, ku buryo bituma bakuza imico izatuma banezerwa kandi bakaba ingirakamaro. Abantu bihugiraho bakaba ba nyamwigendaho, abantu usanga badashaka kwegerwa ngo baheshe abandi umugisha binyuze mu kwifatanya nabo bagaragaza urugwiro, bene abo bahumba imigisha myinshi, kuko mu gusabana n'abandi usanga abantu batunganywa bakabonera. Kubwo guhura n'abandi umenyana nabo mukarema ubucuti, kubyara guhuza imitima ndetse n'umwuka w'urukundo, kuko ari byo bishimwa kandi binezeza amaso y'ijuru. Mu buryo bwihariye, abasogongeye ku rukundo rwa Kristo bakwiriye guteza imbere imbaraga zabo zo gusabana n'abandi, kuko binyuze muri iyi nzira bashobora kuzana benshi ku Mukiza. Ntabwo Kristo ashobora guhishwa kure mu mutima yabo ngo akingiranwe nk'ubutunzi bwera kandi bunyura umutima umuntu ashaka kwigumanira ngo abwishimire wenyine. Nta nubwo kandi urukundo rwa Kristo ruzagaragarizwa ababashimisha gusa. Abanyeshuri bagomba kwigishwa imyitwarire nk'iya Kristo yo kugaragaza kwita ku bandi mu mutima w'ubugwaneza no gusabana, bagaragariza abantu bakeneye cyane kugaragarizwa uwo mutima n'ubwo bene abo bataba inshuti zabo. Ibihe byose ndetse n'ahantu hose Yesu yagaragazaga kwita ku nyokomuntu mu rukundo, kandi ahabaga hamukikije yahakwizaga umucyo urangwa mu kubaha Imana. Abanyeshuri bakwiriye kwigishwa kugira ingirenge muke. Bakwiriye kwigishwa kugaragariza urubyiruko bagenzi babo ubwuzu bwa gikristo, impuhwe ndetse n'urukundo, kandi bagashishikarira kubazanira Yesu. Kristo akwiriye kuba mu mitima yabo, akaba nk'isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho, akamara inyota abantu bose bahura nawe. Uyu murimo bakorera abandi bafite ubushake n'urukundo mu gihe bakeneye kuwukorerwa ni wo w'agaciro kenshi mu maso y'Imana. Ndetse n'igihe bajya ku ishuri, iyo abanyeshuri ari indahemuka mu kwizera kwabo, bashobora kuba abavugabutumwa bazima bavugira Imana. Ibi byose bizatwara igihe, ariko igihe gikoreshejwe muri ubwo buryo kiba gikoreshejwe mu buryo bwungura, kuko muri ubu buryo umunyeshuri aba yiga kumenyekanisha idini ya gikristo mu batuye isi. Kristo ntiyigeze yanga kwifatanya n'abandi mu byubahirizaga cyangwa mu biri mu bucuti. Igihe umufarisayo cyangwa umukoresha w'ikoro yamurarikiraga kuza mu birori, yemeye ubwo butumire. Ubwo we yabaga ari muri ibyo birori, ijambo ryose yavugaga ryabaga ari impumuro y'ubugingo izana ubugingo ku bamwumvaga, kuko isaha yo gusangira yayihinduraga umwanya wo kwigisha inyigisho nyinshi z'agaciro kenshi zihuje n'ubukene bwabo.
Uko niko Kristo yigishijwe abigishwa be uko bagomba kwitwara igihe bari kumwe n'abubaha Imana cyangwa bari kumwe n'abatayubaha. Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'138, amahame ngenderwaho. Umutima w'umuntu ni uwa Yesu. Yesu yishyuye ikiguzi kitagerwa ku bugingo bw'umuntu, kandi dusabira imbere ya Data ari umuhuza wacu. Atwingingira dusabira adasaba n'ipfunwe, ahubwo dusabira ari umuneshi usaba ibyo afiteho uburenganzira. Ashobora gukiza rwose kuko ahoraho iteka ryose ngo adusabire. Umutima w'umuntu ukiri muto ni ituro ry'agaciro kenshi, kandi akaba impano y'agaciro ishobora guhabwa Imana. Uko muri kose, ubushobozi bwose mufite byose biva ku Mana nk'indagizo yera muhabwa, muzagarurira uwayibahaye binyuze mu ituro ryera kandi mutanganye ubushake. Ntabwo mushobora guha Imana ikintu itabanje kubaha. Kubw'ibyo rero, iyo umutima weguriwe Imana, aba ari ukuyiha impano ubwayo yaguze kandi akaba ari iyayo bwite. Hari byinshi bishaka gukoresha no gutwara igihe. Urukundo n'imbaraga by'urubyiruko. Satani avuga ko abasore ari umutungo we, kandi umubare munini w'urubyiruko rumwegurira ubushobozi bwose n'impano zose rufite. Isi irashaka gukoresha umutima w'urubyiruko, ariko uwo mutima ni uwa Kristo wawucunguye. Umutima wegurirwa isi n'ibyayo uzuzuramo ibihagarika umutima, agahinda no kubabazwa no kubura ibyo umuntu yari yiringiye. Uwo mutima uzahindana kandi wangirike. Byaba ari ubujura bukabije cyane kuba umuntu yaha isi ibyo umutima we ukunda ndetse akayegurira no kuyikorera, kuko ubusanzwe atari ibye ahubwo ari iby'Imana. Ntabwo ushobora kwegurira umutima wawe ushaka ibinezeza ngo ugire icyo wunguka. Umwanzi wo gukiranuka afite amoko yose y'ibinezeza yateguriye urubyiruko uko rwaba ruriho kose, kandi ntibiboneka mu mijyi ituwe cyane gusa, ahubwo biboneka ahantu hose hatuwe n'abantu. Satani akunda kwinjiza urubyiruko mu ngabo ze. Umwanzi gica azi neza igikoresho agomba gukoresha, kandi yagaragaje ubwenge bwe bwa kidayimoni ahimba imigenzo n'ibishimisha urubyiruko bizatuma rutandukana no gukunda Yesu Kristo. Umwana w'ikirara. Icyigisho cy'umwana w'ikirara cyatangiwe kugira ngo gihugurire kandi cyigishe urubyiruko. Mu buzima bwe bwo gushaka ibinezeza no gusahisha mu byaha, yatagaguje umunani we mu buzima bw'uburara. Nta nshuti yari afite kandi yari mu gihugu cy'amahanga, yambaye inshabari, ashonje ndetse yifuza no gusangirwa n'ingurube. Ibyiringiro biheruka yari afite byari ibyo kugaruka mu rugo rwa se yihannye kandi aciye bugufi. Ahageze yarakiriwe, arababarirwa, kandi umutima wa se wongera kumwakira. Abasore benshi ubu bakora nk'uko uriya mwana yakoze, barangwa n'imibereho yo kutagira icyo bitaho, gukunda ibishimisha no gutagaguza, maze bakazibukira isoko y'amazi y'ubugingo n'isoko y'ibyishimo nyakuri, ahubwo bakifukurira ibitega bitobotse bitabasha kubika amazi. Irarika ry'Imana ryuje ubuntu. Irarika ry'Imana riragera ku musore wese rimubwira riti: mwana wanjye, mpa umutima wawe, kandi amaso yawe yishimira inzira zanjye. Imigani igice cya 23 umurongo wa 26. Akomeza avuga ati: nzawuboneza kandi nzawuhaza ibyo wifuza, mwuzuze umunezero nyakuri. Imana yifuza kunezeza abasore, iyo nayo mpamvu ishaka ko bayegurira imitima yabo kugira ngo iyirinde, ndetse igashaka ko ubushobozi bwose ubuzima bwabo bwakomeza kurindwa bukagira imbaraga kandi buzira umuze.
bafashe mu biganza impano y'ubugingo Imana yabahaye. Imana niyo ituma umutima utera kandi igaha imbaraga ubushobozi bwose bw'umubiri. Kwishimira mu bitunganye ntibisigingiza n'imwe mu mpano Imana itanga. Iyo dushaka ibinezeza bidutandukanya no gukunda Imana, tuba ducumura ku mubiri ndetse no ku Mana yaduhanze. Abasore bakwiriye kuzirikana ko bashyizwe ku isi ngo bapimwe kandi bageragezwe kugira ngo bagaragare niba bafite imico izatuma baba bakwiriye kubana n'abamarayika. Igihe abo bana nabo bakoshya kujya mu nzira y'ibibi, ni ubupfapfa, kandi abagukikije bose bakaba bakurehereza kwibagirwa Imana, kurimbura ubushobozi Imana yakuragije no gutesha agaciro iby'agaciro byo muri kamere yawe. Ujye ubirwanya. Ibuka ko uri Umukiza. Wibuke ko wagizwe igiciro gihwanye n'imibabaro no gushenguka umutima by'umwana w'Imana. Umwami Yesu ashaka ko mukorera kandi ukamukunda, ndetse nawe aragukunda. Umucyo umurika uva ku musaraba ukwereka ubugari bw'urukundo rutarondoreka Kristo yagukunze. Ufite amategeko yanjye akayitondera, niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yohana igice cya 14 umurongo wa 21. Tugomba kumenya neza amategeko y'Imana binyuze mu kuyiga dushimikiriye, bityo tuzagaragaza ko turi abahungu n'abakobwa b'Imana bayumvira. Kugotwa n'imbaraga z'Imana. Imbabazi z'Imana zitugota igihe cyose. Tugomba kuzirikana uburyo naho imigisha ubona ituruka buri munsi byakuzanira inyungu. Reka imigisha y'agaciro kenshi Imana itanga ikangura umwuka wo gushima muri wowe. Ntabwo ushobora kubara imigisha y'Imana n'ineza yuje urugwiro n'urukundo ugirirwa, kuko ari byinshi nk'ibitonyanga by'imvura bihembura. Ibicu by'imbabazi biri hejuru yawe kandi bigiye kukumanukira. Nushimishwa n'impano y'agaciro y'agakiza, buri munsi uzajya wumva uhemburwa, wiyumveho ko urinzwe kandi wiyumveho urukundo rwa Yesu Kristo. Uzayoborwa mu nzira y'amahoro. Itegereza ibintu by'agahebuzo Imana yashyize mu byaremwe, maze ureke umutima wawe usabwe no gushima rugaba. Mu gitabo cy'ibyaremwe harimo ibyigisho byungura ubwenge. Ntukabe indashima cyangwa utagira icyo witaho. Bumbura amaso y'ubwenge bwawe, reba uburyo hari ukutabusanya hagati y'amategeko y'Imana mu byaremwe, maze bigutangaze, kandi wubahe umuremyi wawe, umutegetsi w'ikirenga w'ijuru n'isi. Murebesha amaso yo kwizera, maze urebe uko yunamye hejuru yawe yuje urukundo. Uvugane impuhwe uti: muhungu wanjye, nawe mukobwa wanjye, mpa umutima wawe. Iyegurire Yesu, bityo n'umutima ushima ushobora kuvuga uti: nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Kwizera Yesu kwawe kuzaha imbaraga umugambi wose, guhe imico yawe kudahuzagurika. Ibyishimo byawe byose, amahoro yawe, umunezero n'intsinzi ugeraho muri ubu buzima bishingiye ku kwizera kuzima ufite mu Mana. Bene uko kwizera kuzategura kumvira amategeko y'Imana k'ukuri. Ubwenge bwawe no kwizera Imana kwawe nibyo gihome gikomeye kigukingira gukora ibikorwa bibi byose, bikaba imbaraga iguhatira gukora icyiza cyose. Izere Yesu, we ukubabarira ibyaha byawe byose, we ushaka ko uzishima mu mazu yagiye kugutegurira. Ashaka ko uzaba imbere ye ukazahabwa ubugingo buhoraho n'ikamba ry'ubwiza. Amen. Ubuntu n'amahoro Kristo atanga bikomeze kuba kuri wowe none n'iteka ryose. Amen.